Shalom, shalom, ndabatashya bakundwa muri Yesu Kristo aho muri hose. Iyo ni ya saha yacu ya saa mbiri aho dufite ijambo twise ifunguro ry'umunsi. Ifunguro ry'umunsi ni iminsi 7 aho twitegura kwinjira muri cya giterane cyacu. Abantu biteguye ari benshi ndetse barimo bavuga ngo mbese icyo giterane kiratangira ryari. Ni igiterane cy'amasengesho y'ububyutse, kubohoka, gukira indwara no kwiyuzuza n'Imana cyangwa se kwihuza n'Imana. Ni amasengesho azaba adasanzwe. Mbere yaho rero dufite icyo twise ifunguro ry'umunsi. Haleluya. Ubu tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yohana igice 21 umurongo wa mbere. Baravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Haleluya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Anavuga ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be. Washyira akadomo. Niwo mutwe w'ijambo tugiye kuvuganaho muri uyu mwanya, cyangwa se niryo jambo tugiye gusengeraho. Nubwo hari ibyo uri musengera, hari ibyo ukeneye ko Imana yakora mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu muryango wawe, ibyifuzo bitandukanye, ariko ufite ubuhamya bw'uko hari umunsi Imana yakwigaragaje, hari umunsi Imana yakwiyeretse, hari ijoro rimwe udashobora kwibagirwa, hamwe wabonye ukavuga ngo ni Imana ikoze, ni Imana yigaragaje mu buzima bwanjye. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be. Ni ikintu cy'agaciro ukeneye kumenya. Ukeneye kumenya ko Yesu ajya yongera akiyereka abigishwa be. Twagiye tubona abantu bahuye n'Imana bwa mbere, na nyuma ikongera ikabiyereka muri Bibiliya. Nawe uyu munsi wa none uzamure ibyizigiro byawe, uzamure kwizera kwawe, uvuge ngo Yesu agiye kongera kunyereka. Ni ijambo mpawe mu gihe nari ndimo senga, Uwiteka arambwira mubwira abantu banjye ngo kwigaragaza kwa Yesu bwa kabiri. Hari umunsi wa mbere yigaragaje ugiye guseba ntiwaseba. Hari umunsi wa mbere yigaragaje abantu bazi ko ibyaho birangiye, atangiza ubuzima bw'ubutsinzi. Hari umunsi yigaragaje ubwo abantu bari bataguciraga, bavuga ko ibyaho birangiye, araza aravuga ngo ubuzima bwawe buratangiye. Twagiye tubona abantu benshi. Hari Yobu muri Bibiliya biravuga ngo Imana ihira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Hari ubwa mbere uburyo Imana yari yamwigaragarije, imwita umukiranutsi wayo, imuha ubutunzi bwinshi buhambaye, iramuha. Nyuma umwanzi araza aramuriganya, sindi bisubiremo, uburyo yamutwaye amatungo ye, uburyo yamutwaye abana be, uburyo yamucishije bugufi umwanzi. Ariko Yobu, uyu mugabo Yobu, ngo akomeza kwizera Imana, akomeza kwiringira mu Mana, ngo Imana nyuma yo gutwara ibyo bintu byose n'umubiri we ngo uzana ibibembe. Ngo nyuma y'ibyo bintu byose, nyuma y'ibyo bibazo byose, nyuma y'ibigeragezo byose, biravuga ngo Imana ihira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ndavugana n'umuntu wumva mu mutima we hari ikintu yandiganyijwe yagombaga kwakira, hari amahirwe runaka wariganyijwe wagombaga kwakira. Nje kubwira ngo Yesu aje kwigaragaza nanone. Tuvuge Samusoni se, uburyo amahirwe ya mbere yariganyijwe, yavutse ari umunaziri w'Imana.
Imana imuvugaho akiri muto, ashyirwaho amavuta y'abanaziri, Imana imuha imbaraga zayo. Samusoni yubatse amateka akomeye. Samusoni yari afite imbaraga zikomeye. Samusoni yashwanyaguje intare ndetse n'idubu arazishwanyaguza. Samusoni yari afite imbaraga zikomeye ku buryo nta muntu n'umwe wamwisukiraga. Yariho izindi mbaraga zikomeye, yariho amavuta akomeye. Igihe kiragera, ingabo z'Abafilisitiya zitegura uburyo zigomba kurangiza Samusoni. Bohereza Delila mu buzima bwe. Ese Satani nta Delila yohereje mu buzima bwawe? Delila agiranwa n'umwuka ukwambura cyangwa se ukuriganya ibihe by'imbaraga, ukuriganya imbaraga. Ese uburyo watangiyemo usenga niko ugisenga? Ese uburyo watangiyemo uririmbira Imana niko ukiririmbira? Ese uburyo watinyaga icyaha niko n'uyu munsi gitinya? Ese uburyo watsindaga n'uyu munsi niko ugitsinda, cyangwa urimo uratsindwa? Urabizi Imana ihora ireba match iri mu ijuru, ibibona ireba umwana w'umuntu na Satani uburyo bahanganye, Satani akakurwanya, Imana ikavuga ngo ntabwo agomba gutsindwa. Haleluya! wahagarara mu mbaraga kavuga ngo mu izina rya Yesu sindi butsindwe. Imana ikavuga ngo kubw'icyemezo afashe muhaye imbaraga. Imana ikaguha imbaraga. Mbese urumva ufite imbaraga zo mu mwuka? Mbese urumva Imana igushima muri uyu mwanya? Ese urumva Imana ivuga ngo sawa muri uyu mwanya? Cyangwa urimo urumva bimeze bite? Wowe urabizi cyane. Haleluya! ko Imana, Yesu yigaragariza abigishwa be bwa kabiri nanone. Samusoni uyu nguyu, aya makuru turayazi cyangwa se twarayumvise uburyo nyuma yaho Abafilisitiya bakoresheje Dalila bamunoboramo amaso, bamutwara vision. Hari abantu umwanzi yamaze kunoboramo amaso, abatwara amaso yo mu buryo bw'Imana. Burya nimba umara icyumweru ikindi kikaza utumvise ijwi ry'Imana, warajyaga wumva ijwi ry'Imana, menya ngo uri muri danger, uri ahantu habi cyane. Ukeneye kongera gusubira ku musozi w'Uwiteka, akakubera Imana, akakubera imbaraga, akakwambika imbaraga nshya. Samusoni yambikwa izindi mbaraga. Nyuma y'ibyo byose no kunoborwamo amaso, abantu banowemo amaso bahora babona ibigeragezo gusa, ntibabona ubutabazi. Bamwe barigunga, abandi bakiheba. Ariko iyo ufite amaso y'umwuka, ureba iby'Imana igutegurira imbere, ureba ubutsinzi bw'Imana burahari. Nta kibazo na kimwe Yesu atakuvanamo, nta ntambara n'imwe Yesu atakuvanamo. Ibikugerageza byose Yesu yabirangiza, Yesu yabyambura imbaraga. Haleluya! Bibiliya avuga ngo Imana ihira Samusoni bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Imana iha Samusoni imbaraga ziruta izo yari afite. Ngo nubwo Samusoni bari bamwogoshe, la pikeza lelema zoleki enemando la posidelema brenize lekutelema masike kota. Uwiteka Nyiringabo avuganye nawe muri uyu mwanya ngo nubwo bari bamwogoshe, ngo ariko umusatsi wongera uramera, urazamuka. Umusatsi umaze kuza, bamutwara mu nzu ya Dagoni, mu bigirwamana byabo. Bajya gushima Dagoni, bajya kumuririmbira ngo warakoze kudushoboza umwanzi wacu Samusoni. Samusoni arasenga, yumvise imbaraga zamugarutsemo, avuga ngo Mana horera amaso yanjye. Mu masengesho ya Samusoni, urabizi ko yahiritse inzu ya Dagoni ikagwa hasi, agahirika ibikuta byayo bikagwa hasi.
Imana iraguha imbaraga, kandi Imana imbaraga iguha nizo gutsinda bya dagoni, bya bindi byose wumvaga yuko byari byarakugizeho ububasha, bya bindi byose wumvaga yuko byari byakugizeho ubushobozi, urabitsinda mu izina rya Yesu. Hani hamwe muho Yesu harimo inshuro zirenze zingahe Yesu yigaragariza abigishwa be. Hano birivuga ngo Yesu yigaragariza abigishwa be nanone na Tom ahari. Urabizi niryo jambo tugiye gusengeramo iri ngiri. Yesu yigaragariza abigishwa be nanone ndetse na Tom ahari. Byagenze bite? Yesu yigaragarije abigishwa be arababwira ngo nimefufuka, ndi umwami w'abami, nazutse. Abigishwa batangira gushima no kuririmba, baravuga ngo haleluya, icyubahiro ni cy'umwana w'intama w'Imana. Yesu ngo amaze kubiyereka ko yazutse, arongera abagiye gato. Hari igihe Imana igaragara nkaho itari kumwe nawe. Icyo gihe abatabona mu mwuka bagira ubwoba. Biravuga ngo ni Imana yihisha. Hari igihe Imana yihisha kugira ngo urebe uburyo uyishaka, ikareba uburyo ukubita amasengesho ye y'iminsi ngaho ukiyiriza, ikareba uburyo wihana ibyaha byawe n'ibya sogokuru n'isogokuruza bose ukabihanira, ukabwira Imana ngo mbabarire ibyaha byabo ntibimbarweho, ukinginga Imana, ukinginga imbabazi z'Imana mu buzima bwa Imana, ikakureba ikavuga ngo sawa. Uyu muntu afite kwihana, afite kunshaka. Imana ikareba uburyo usubira mu murimo wayo. Iyo periode ibaho. Nusaba navuga ngo nkundasenga, nkumva amasengesho yanjye ntarenga parafu. Harwo bishobora kubaho. Ariko ngo Yesu yigaragariza abigishwa be nanone na Tom ahari. Yesu arabiyeretse asa n'ugiye, abaye nk'ugiye, Tom barahageze. Ahageze bamwe ati we kujya hapa, araza. Waruzi ibyabaye? Umwami wacu ni muzima, yazutse mu bapfuye nk'uko yabitubwiye, nk'uko yabidubwiye mu buhanuzi bwe ngo azapfa umunsi wa gatatu azuke. Tom arababwira ati ariko mwebwe ubusazi bwanyu buzageza ryari? Nihe mwumvise ahantu umuntu apfa, yamara gupfa akazuka? Tom, iyi karagiteri ya Tom iragaragaza umwuka w'urucantege, umwuka ugabanya ibyiringiro, umwuka ucisha bugufi. Uyu mwuka ushobora gukorera mu bintu bine. Ushobora gukorera mu bintu wagerageje gukora bikanga. Buri munsi ugahora wumva yuko bitajya bishoboka, bitajya bibaho, ariko bimwe byakunaniye muri Yesu byakongera bikabaho mu izina ryande bya Yesu. Cya kabiri, uyu mwuka ushobora gukorera mu mateka y'iwanyu, ibyananiye iwanyu, cyangwa se bya bindi biri muri karande, ya migozi igiye ifashe famiye, ifashe abantu batandukanye, iyo migozi ibahambiriye, iyo migozi bafite, iyo migozi bafashe. Uyu mwuka wayikoreramo, ukajya uvuga ngo twebwe iwacu ntabwo ibi tubigeraho, twebwe iwacu ibi ntibijya bishoboka, twebwe ibi ni ibibazo by'iwacu, iyi ni indwara y'iwacu, ubu ni ubukene bw'iwacu, ibi ni iby'iwacu bidukwiye, ni uku nguku iwacu bigenda, ni uku iwacu bigenda. Hari umuntu musengana ati mushumba rwose, ni uku iwacu bigenda, iwacu ntabwo tujya dukira ino ndwara.
iwacu ntabwo tujya dukira iyi ndwara, iwacu ntabwo tujya tureka kino cyaha, iwacu haba umujinya w'umuranduranzuzi. hari abavuga gutyo ngo iwacu iwacu iwacu, akagira uwo mwuka umubwira ngo habiweze. kandi nje gutangaza ngo birashoboka mu izina rya Yesu Kristo. ibyananiye famiye yawe, ibyakunaniye, ibyananiye abantu bose muziranye, ibyananiye ku isi yose, uri umukandida w'igitangaza gisa, haleluya, no kurenga ibyananiye abandi, ariko wahaye Imana icyubahiro. uyu mwuka kandi ushobora gukora muri ubu buryo. uyu mwuka ushobora gukora bitewe n'ibyo urimo ubona. ibyo urimo ubona n'amaso y'umubiri. Pawulo ageze mu itorero ry'abasirikare b'Abaroma, abona bihebye, bitangira itama, bari kurira, bafite ubwoba. aravuga ngo imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ubwiza tuzagira. hari ubundi bwiza dufite, hari ubundi bwiza duhishiwe, hari izindi mbaraga duhishiwe, hari icyubahiro duhishiwe. ntabwo bigereranywa, ntibyanashoboka, kuko ibyo duhishiwe birakomeye. haleluya. uyu mwuka rero ushobora no gukorera mu abantu baguca intege. bwatese ko mbona ufite, iyo babonye ugikizwa baravuga ati ko tubona ufite umuriro mwinshi cyane, tugenda gakeya. twebwe twatangiye gusenga kera. hari abazabwira amagambo y'urucantege, abazaguca intege zo gukorera Imana, abazaguca intege zo gusenga. ni byinshi uzahura nabo cyangwa se ujya uhura nabo. ariko numvise ngo Uwiteka aramanura amavuta avanaho uyu mwuka umeze nka umwuka wa Tom, umwuka wo gupfobya. abigishwa Tom yarabahakanyije, yarabapinze, aravuga ngo Yesu ntiyazutse, Yesu ntabwo byashoboka ko azuka. baramwumva, baramwihorera. umunsi wa mbere, uwa kabiri arabahakanya, uwa gatatu baravuga ati bya bintu Tom yavuze bishobora kuba biri serious. ese wa mugabo nimba yazutse koko ari he? hari igihe Satani akwereka n'ibimenyetso neza, kubwira uburyo nta butabazi buhari, Imana iri kure yawe. ariko hanyuma y'ibyo bintu byose, Yesu ni umwami w'abantu. haleluya. umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu arimo abahakanye, ngo ku munsi wa munani Yesu aza kubiyereka. hari umunsi washyizweho, hari igitondo cyashyizweho, hari ijoro ryashyizweho, hari ukwezi kwashyizweho, hari umwaka washyizweho. melande selema belome lekia aizebrinimai delikisi dema. haleluya. kandi uwo mwaka n'uyu nguyu, umwaka w'umwami Imana. haleluya. uwo mwaka iyo wageze, umwami Yesu arahaguruka, akaza guhinyuza ibyaguhinyuje, akaza kunaniza ibyakunanizaga. ngo Yesu ngo ahageze, ngo asanga Tom yakoze imyigaragambyo, ati nyinyi murabeshya, murabeshya. ni gute muvuga ngo Yesu yazutse? Yesu ngo asanga abantu ifungiranye, amadirishya bafunze, imiryango bafunze. reka mbemeze. igihe cya Yesu cyageze, guhinyuza iyo myuka yose, guhinyuza izo mbaraga zose. nta mupaka uba imbere ye, nta miryango iba imbere ye, nta madirishya aba imbere ye. Yesu ajya yishira inzira. ujya wibaza ngo mbese nzatabarwa n'Imana biciye mu zihe nzira? bitewe n'iyi myaka, bitewe n'ubutunzi, bitewe n'ibi. ujya wibaza byinshi bijyanye no gutabarwa, ujya wibaza byinshi bijyanye n'umunsi w'Uwiteka wo kugirirwa neza. ujya ubyibaza, ujya ubitekerezaho, ndabizi ko ujya ubitekerezaho, ndabizi ko ujya ubyibazaho byinshi. ariko Imana yacu ifite inzira aho abantu badafite inzira.
aho wowe udafite inzira. Urumva iyo umuryango wafunzwe n'amadirishya yafunzwe, bisaba ngo umuntu azane ipiki atobora inzu kugira ngo babone kwinjiramo. Ariko Yesu afite inzira zirenze iz'abana b'abantu, afite inzira zirenga ibihumbi. Muri izo nzira zirenga ibihumbi harimo n'iyawe. Umurokore umwe yuzuye umwuka aravuga ngo Imana ngo ifite inzira zirenze imyenge ya supaneti. Haleluya. Ifite inzira nyinshi yacamo ikakugira neza, ikagutabara. Tom uyu nguyu akibahakanya, Yesu ngo aza kubasanganira, ngo ahantu hose yafunze ngo aca mu rukuta. Ese mu rukuta hari inzira? Ese twumvise urukuta twumva iki? Twumva blockage, twumva ikintu kiri ahantu. Yesu ngo aca hagati mu rukuta arabasanganira, baramubona vis-a-vis. Bamubonye Tom arababwira ati narababwiye umuntu wari wabiyeretse ni umuzimu. Uyu ni umuzimu, ntabwo ari Yesu, ntabwo ari Yesu. Kankubwire, Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Abantu bazumirwa, bazabyitiranya, bazabyita ibyo kwa Satani, bazavuga amagambo menshi, bazavuga byinshi, kuko icyo Imana ikoze mu buzima bwawe ntikigeze kumvikana, ntikigeze kugaragara mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengane Imana muri uyu mwanya, dusengere muri icyo cyanditswe. Yesu yaciye inzira hatari hari inzira. Yesu agucira inzira muri uyu mwanya. Haleluya. Hatari hari inzira, Yesu yashyize inzira. Hatari hari ibyiringiro, Yesu ashyira ibyiringiro. Hatari hari amahoro, Yesu ashyira amahoro. Labi selema, mu izina rya Yesu. Yesu afunguye inzira hatari hari inzira. Yesu aremye ibyiringiro hatari hari ibyiringiro. Yesu azanye ihumure muri uyu mwanya. Reka uyu mwanya ukubera umwanya udasanzwe. Uyu mwanya Yesu ngo aca inzira mu rukuta ngo arabiyereka. Tom ahakane ngo amwereke inkovu mu biganza. Tom ngo akozeho ngo arapfukama ngo mwami wanjye kandi Imana yanjye, mwami wanjye kandi Imana yanjye. Arapfukama avuga ko Yesu ari umwami. Imana igiye kuguha imbaraga zo kwemeza ibyakunanizaga, ibyagucishaga bugufi. Uyu munsi urakira imbaraga nshya, uyu munsi urakira ubutsinzi budasanzwe. Wakire gutwikirwa n'imbaraga z'Imana, wakire kugotwa n'amaraso ya Yesu. Mu izina rya Yesu dusenze tukwizeye mwami Yesu. Ndagushimiye ko ubikoze, ndagushimiye kugire neza umwana wawe. Mu izina rya Yesu rihambaye, amen. Imana y'amahoro ikomeze kuguha umugisha, ikomeze kugubwa neza muri byose. Ndimo soza rero ngo nkubwire ngo turatangira ejo bundi ku wa mbere. Hari ibintu rega burya Bibiliya avuga ngo umwuka w'abahanuzi ugengwa na ba nyirawo. Hari ibintu biri special byateguriwe aya masengesho. Hari ubuhanuzi budasanzwe, hari gukira indwara kudasanzwe. Haleluya. Hari ibintu malesite reka mbenetse kubivuga. Hari ibintu Imana igiye gukora muri aya masengesho bidasanzwe. Haleluya. Bizaba bidasanzwe guhera ejo bundi ku wa mbere. Turatangira iterane cyacu cy'amasengesho y'iminsi 70. Ushobora kuba utwite, ntabwo wemerewe gukora amasengesho utwite yo kwiyiriza kuko muri abantu babiri, ubwo urimo hitishamo n'undi byo atapanze. Aya masengesho nanone uramutse urwaye uri ku miti ushobora gusenga nta kibazo. Ikindi nanone si hame kugira ngo ukuri iminsi yose ingenzi nuko dusengana. Ushobora no gusengamo iminsi yose, ushobora no gusenga iminsi 20 uko umwuka wera azagushoboza. Ntubyumve ngo wumve ni ibintu bikugoye cyane, ariko nanone gusenga nibwo buzima. Iyo ubuze gusenga, abantu biyirije muri Bibiliya nibo bagiye mu ijuru, biyirije inshuro nyinshi, batinanye n'Imana. Imana irabimura mu buryo bw'umwuka. Imana iguha umugisha, ugubwe neza. Turi kumwe rwose ejo ku cyumweru kuva saa 3 tuzaba turi kumwe mu masengesho ndetse na nimugoroba mu ijambo ry'umunsi. Imana iguha umugisha. Turongera ejo ndetse kandi tumira abantu benshi
tumira abantu benshi muri kino giterane, nzi ko bazaguhamagara bakwifuriza umugisha, bazaguha impano zikomeye, yewe nubwo bataziguha impano izaziguha, bazagusabira imigisha kuko wabasangije ubutumwa bwiza. Shalom, bye bye.